aragoboka neza cyane Muhire Kevin ashyira umupira kwa Sefu ayo ni Amavubi comeka pasi neza cyane squata kuraho atanze umupira kwa Sefu arayitanga kuraho ayo mazi arasaba abakinnyi imbaraga nyinshi z'umubiri barakoresha imbaraga ziri double barako ya mazi bisaba kwirukankamo bisaba imbaraga nyinshi umupira beza attention Gilbert Gilbert wamukatira umupira mwiza cyane ariya imbere y'izamu arafunga agiye gushyiramo biranga kubita Petit Filo kontrole nziza cyane bari bamucomekeye ku ruhande rw'ibumoso ayisanga mu bicu kabisa ayifungirayo ayisanga mu bicu ayifungirayo akoresheje ukuguru kw'ibumoso ayitare kuri shoti umupira utera mu masoso y'izamu hariya ujya hanze gatoya cyane kabisa kwangana mutwe n'ubundi rage imbere za burya Afurika y'Epfo birakomeye nshuti arabubiba isho South Africa shimisha abanyarwanda kuramo umupira garagaza gukorera Imana aremera ry'ikarita y'umuhondo Amavubi kimwe South Africa ubusa ayo ni Amavubi kabisa atari igitego cyiza kabisa cy'abataka cyangwa abadafanseri babiri baragonga biranga arangije atera agapira kakubikana umupira wubitse neza umuzamu tutaramubwira ati kuba uri kapiteni wa Afurika y'Epfo igihugu cy'igihangange cyagiye cyitwara neza mu bikombe bigiye bitandukanye n'amarushanwa akomeye byo simbizi ati kuba uri kapiteni wa Mamelodi ibyo ntabwo mbyitayeho amurasa agapira neza aragenda akaminurira mu izamu umuzamu Ronwen Hayden Williams asa nk'usutamye gake asa nk'uwicaye ku gasonga bugari umupira uca mu ruhande rwa ruguru abafana abakunzi b'Amavubi hano bose bahagurukira mu bicu bavuga bati urakoze cyane kabisa tera umupira muremure n'ubundi Amavubi reka turebe tutarongera atasore funga muri box Nshuti Innocent reka turebe sizo umupira gatoya cyane kwa Gilbert Mugisha sore bose equipe ya PEN umupira kwa Mangwende atanse reka turebe mwana w'Ikabuga Mangwende arabasigo Mangwende kwangana mutwe nshuti ku mupira bawumukura ku mutwe neza cyane kabisa attention Siando Zulu aratabara iminota 14 Amavubi y'u Rwanda kimwe kipe y'Igihugu Afurika y'Epfo abafana ubusa murihe abafana murihe nimuze mwuzure stade fata kama tugere hano wirebere Ruhago abasore b'abanyarwanda barimo barakina neza cyane kabisa bwari uburyo bwiza cyane mu kanya uwo bita Mugisha Gilbert barafinira abonye imbere y'izamu afungana umupira mu defenseur awuteye aho kubita Petit Filo Amavubi yaramaze gukomanga agaragaza ko ari tayari urabona ko imbaraga kabisa mu bita safe gukora muri imipira hagati mu kibuga arimo arakina neza pass attention ubundi Nshuti Innocent n'ubundi barebera izamu kabisa ariko bimeze ariko umutoza wa Bruce yarabigarutseho avuga yuko bose nkaho bafite ikibazo muri defense yabo rwose defense ya Afurika y'Epfo ufite attack ikomeye irinjizwa nabo bakagira attack ikomeye ariko nabo kwinjizwa biroroshye cyane
Amavubi barayipasa fafo kwa Gilbert barafina mu gicarinja muri pass ariko umusama yatafatereza cyane Ronwen Hayden Williams zamu ikipe y'igihugu Afurika y'Epfo. Shot ryari geragejwe n'uyu muvandimwe mu gisha Gilbertinho, akaba rero aruka nguko ibintu byifashe kabisa, akaba aruko ibintu byifashe umupira wa Afurika mu by'ukuri. Umupira wa Afurika no umupira mu by'ukuri Claude sinzi uko nabivuga ariko ntago umupira usomeka ngira ngo Abanyarwandakazi muratwumva. Alo telefoni biratambuka neza cyane kabisa, iminara isakaza amajwi n'amashusho birimo birabageraho 5 muri 5. Nimuhaguruke muterwe ishema ngo turi Abanyarwanda. Yitwa Mugisha Gilbert fata umupira arakimirana asigo bita kuri Somudao, umupira utereka mu rushundura. Sinzi niba biza kuvamo neza. Amavubi kunye iryo ni rimwe mu kizuru, Amavubi kubili ni kabiri mu kizuru. Ese kuza tubiraza gukunda. Amavubi agurutsa abafana, Amavubi akora ibyo abantu badaheruka, Amavubi ari mu bihe byayo. Gilbert arongera arazamuka aca muri 2-3 arayipasa kuri umupira bamukuraho. Amavubi mu minota 29 na 30 itaragera afite ibitego 2 ku busa bw'igihangange, haba mu bushobozi bwose, haba mu bintu byose bwa Afurika y'Epfo. What an outstanding performance. Nitwaheruka kubona Amavubi yacu ameze gutya, twaherukaga Amavubi asohora abantu muri lockdown bambaye amasume. Nimuhaguruke kabisa, abafana muri hano muri muzamura amabendera yanyu tuyabone, nimuyashyire mu bicu, nimuzamura amabendera mushyire mu bicu, muririmba Amavubi, nimuhaguruke mushyire mu migaga, nimuhaguruke muririmba abasore hano batanga ibyishimo kabisa. Ariko uyu mutoza Thorsten Frank Spittler, uyu mutoza w'umudage utoza Amavubi ngira ngo ntasenga Imana imwe, ngira ngo sega n'izindi tutaramenya. Amacumu bamugabyeho ariko uyu mupira tuzawusobanura dute ko ibyawe ari akamaramatsa. uyu mupira ko ari akamari umugani w'Abarundi. yewega attention, akaruka yemeze 30 rero igice cya mbere cy'umukino. Amavubi afite ibitego 2 kunye kubiri ariko ziranga bantu ni ibibazo. kunye kubiri kabiri mu kizuru kabisa. Cenga abantu hano hindukiza kurura umuntu, yo ni karita y'umuhondo kuri Gilbert, karita y'umuhondo kuri Gilbert kabisa. Bamucenze nk'umwana w'igitambambuga, sera yitwa Zemba Zwane, arangije aramukurura aramubwira ati bwo buntu bwawe bwo kuza kumbyiniraho izo ndirimbo zanyu zo kwa Zulu Natal usa nk'ubyina amapiano, ati ntabwo mbishaka. Karita y'umuhondo kuri Mugisha Gilbert na kufre ikipe y'igihugu Afurika y'Epfo. Amavubi aduhaye ikiganiro.
atanze ikiganiro ariko nk'aya mavubi akabinkorera akantu ni postinge kuri Instagram abantu baravuga bati ibyo bintu byanyu mwazanye ariko amakuru nayo yababwiye ko nayamenya nawe wabivuze kuko post yawe nayibonye. hari undi mugabo duhure hano hanze arambwira ati uyu munsi tudatsinda South Africa sinongera kureba amavubi ati turayitsinda kabisa. ejo hari umuntu w'umugabo twaganiriye uba muri Ferwafa ndamo arambwira ati ugezehe uza kureba intsinzi y'amavubi ndamwe ntago mwatsinda biragoye atasi imbere izo Afrika y'Epfo barakirata n'abaperesita ndabazi nabonye ukuntu bakimirana biruka nta cyizere arambwira ati ibyo bikubwiye nyuma y'amashusho azahamagara ati turayitsinda reka da hageze confidence zavuye sinzano zavuye ejo byose umukinnyi sera akubwira ngo twavuganye n'umukinnyi mwavuganye arambwira ati uko yabimbwiye niko nabyanditse kuri Instagram uko yabimbwiye niko nabyanditse kuri Instagram cyane po kirahiye gikuyemo umupira Radio 1 hano harashyushye aba engineer bubatse hano hantu ubushongore n'ubukaka mufite si ubwa mbere tubivuze utu tuzu tw'abanyamakuru aba engineer batwubatse rwose muzaze murebe neza pe muzaze murebe neza mushobora kuba mwarabihariye abastajeri nimuze gukontorora neza ariko rwose harashyushye no ikintu cyashyushye na ama sound proof abarimo ibi bintu bituma amajwi atagera ku bandi banyamakuru bituma hashyuha pe umuntu aba yogeza umupira ariko akamera nk'uri guhinga cyangwa nk'uri kuwukina abakinnyi bose cyane dusohoka dufite icyoya nk'icyabo kabisa kaba rero ariko ibintu byifashe rero wambwiraga n'umukinnyi yambwiye ati uyu munsi Amavubi araza kubereka ibyo amaso yanyu atigeze abona mbambye ku Instagram abantu muri comment baramanuka koko bati ibyo amaso atigeze abona se tubizi ko tubizi nyine ko ari ugutsinda noneho hari umugabo bitwa Leo France n'umunyarwanda uba muri South Africa yaranyandikiye ejo arambwira ati numvise interview ya Go Breeze atari ko ibyo ni ibintu by'urwitwazo ibyo byo kwitwaza ngo tapi irashaje murabyumva ati ibyo bintu ni urwitwazo murabyumva ati iyi interview ya Go Breeze irimo ibintu by'urwitwazo ntabwo tubyemera ubu rero arimo aradukurikira arabwo turabyibuka ibintu nakubwiye ati ntabwo ari byo ati ntabwo ari byo ikipe iri hasi ntibashaka urwitwazo ati sebo turabura akora amakosa ariko anje kubera imbaraga ze nyinshi arongera aratabara ariko aratanze igitego cebeka pase kefe reka turebe ashakisha nshuti ariko ayitanga nabi umupira afatirwa na Ronweni Ethan Williams defense y'Amavubi hari igihe bajya bakora udukosa rwose twatuna hato tukabona bitari bikenewe pase arayitanga Theo Percy ariko mangwa ndaramwitambikana nk'umukinnyi mukuru pase nza cyane baracomekeye Theo Percy minota 35 Amavubi y'u Rwanda 2 kunye kubiri ubusa bwa Afrika y'Epfo. Waruzi ko imibare igaragaza ko muri Afrika y'Epfo ngo buri munsi agenda imodoka miliyoni 12 buri munsi donc iyo bakoze nyine recensement du jour basanga imodoka miliyoni 12 kabisa arizo ziri muri circulation miliyoni 12 no wangu ufata abaturage b'u Rwanda no birirwa muri circulation muri Afrika y'Epfo Ego bari binini tonto Ego kikora ku nyanja ebyiri atari kabisa iminota rero imaze kwa 36 abayobozi bagiye batandukanye b'ama equipe nabo bandi bitaka koza nkuriza Charles mujama twari turi kumwe mu kanya kora amakosa Fiacre adegaje nabi imbere y'izo mucomeshkera pass umufandi mwano wabitamera mayambera batanze pass nabi Fiacre kwa kundi kuko abana hari ukuntu badegaja reka tanga turemereza aragusiga Gilbert imbere y'izo mariko tanga pass nabi mwire Kevin bonye umwiryo wa Fiacre afasha agapira kwa kundi ntashaka kudegaza gutya by'inoze byo kuryoshya ibintu cyane by'umwiryo pass itanga nabi imbere y'izo mariko
defense y'Amavubi noneho yatangiye kuba agrese cyane cyane. baro barayigiramo byoroshye biroroshye barimo barayigiramo byoroshye ariko